Salut les amis, ubu ngubu tugiye i Nyanza ndi kumwe n'abantu n'aba ngaba. Njyewe mutwaje kamera n'ibikapu. Uyu nguyu uri iruhande ni umuterankunga. Oya arababeshya. Facilitation logistics. Uyu nguyu niwe uri buze kwitwararika ibintu bijyanye n'ahantu turi burare. Niwe uri buze kudufasha mu bintu bijyanye no kudushakira amafunguro. Ariko uyu niwe mukire. Uyu waradufasha mu bijyanye n'amasuku. Oya uyu niwe mukire. Nige mukire dore nige wicaye imbere. Reka tugende. Ariko kugeza ubu turagiye. Reka turebe ko twagerayo amahoro. Turagiye. Twageze i Nyanza twasanze aka exhibition kari kuba hari abantu bari kuboha ibintu bitandukanye. Ngo Davis yahageze umuterankunga mukuru. Uyu nguyu mumaze kubona niwe udufasha mu bijyanye n'amasuku. Uranyigaye Davis. Yeah. So Davis. Ni ibihe bintu se wabonye bari kuboha hano? Nta na kimwe azi. Uyu mwana nta na kimwe azi ntumbaze aho yakuriye. Ratari. Ariko reka Davis abanza tubwire. Quick question. Fire question. Aha ngaha i Nyanza tugeze ababyeyi barimo baraboha bimwe mu bikoresho by'umuco wa kera bitari bikiboneka ku isoko. Harimo abana batwaragamo amakaye, uruhago batwaragamo amakaye bagiye ku ishuri. Hano hirya hari abamama bandi bakoraga bari kubumba inkono batekeramo ibyo kurya. Ndimo uraboha umusambi? Ndimo ndaboha uruhago. Uruhago. Kumeze nk'umutero. Barutwaramo amakaye? Abana ba kera bo mu gihe cyo hambere niko batwaragamo amakaye, urubaho, itushi, n'ikaramu bagiye kwiga. Mu mwanya w'ibikapu byari bitaraza. Uyu se ko wagira ngo ni umutiba. Iyi ngiyi ni isinde y'abashumba bitwikiraga baragiye inka. Abana se baracyazikoresha aha ngaha? Turashaka kubyubura nyine ngo tubizane tubereke uko kera abana ba kera bigaga ibikoresho byabo bya kera mbese uko byabaga bimeze. Narwo bararuhekaga se? Nindi usoza ugashyiraho udushumi, ushyiraho akandi kantu kamanuka gafunga ku buryo imvura iguye ikayitapfa kunyagirwa cyangwa urubaho. Chef wowe urimo uraboha iki se? Niko turaboha igitebo. Igitebo? Nka kiriya cyarangiye? Nka kiriya cyarangiye. Mwiriwe? Murimo murabumba iki se? Inkono? za Kinyarwanda.
somwa mukoresha iki se iyo murimo iyo muri kubumba mukoresha iki? Koresha iki? Ibikoresho ibumba yakorewe mu ntuza mu nganzo hasi bozirimo turarifata tukarikata munsi boheze insibo iba ari iki? insibo ni ikintu cy'urutare dukura hakoma kahota hanyuma tukagarura rya bumba tukaritsibiramo tukarikata byamara gukora rero tugategura urujyo nk'uru tukabumbiraho inkono. Urujyo oya muravuze urarutegura ariko ubabanje kurubumba mu ibumba nyine kurukora mu ibumba nyine urambika urujyo hano hasi urujyo rusanzwe rukoze ugaterekaho ukazamura inkono. ubwo usanzwe udafite urujyo se ntabwo byakora? Ukabumbira ku mashini. Okay. Hanyuma se uku kuntu urabona nk'aka ngaka gafite irangi karasize musiga nta rangi uretse kuba karokeshwa nyine umuriro niwo wakagezeho. Okay. Cyangwa hari n'ibyo musiga ingwa, hari ingwa bita hari ingwa nanone urabona nk'iri yiteye ibara. Okay. Ubu se kurukora bishobora kugutwara nk'igihe kingana gute? Urabona nk'uko nyibumbye uyu munsi ejo nimara kuma uzayiteruraho nyubike hasi uzana akantu kakuma nkarure hano munsi mu ndiba ku buryo hamera nk'aha ngaha hakanagera nk'aha ngaha nkaba nakwanika ejo n'ejo bundi kakayumye nkayishyira ndakubika nk'aha hakadekora neza. Hanyuma rero namara kukagera neza gutya nkashyira ku zuba ntanika mu gihe cy'icyumweru cyangwa ibyumweru bibiri nkaba ndokesha. Ubwo se nk'inkono nk'iyi ngiyi imaze kurangira yose bitewe n'akazi kayigenzeho uyigurisha nk'angahe? Nk'iyi ngiyi se irahenda ushobora kuma igihumbi. Nari nzi ko ahubwo arenga cyane muyigurisha nk'ibihumbi 10. Ariko ngizwiho kuryoshya ibiryo kurusha isafuriya isanzwe. Iyo watetsemo imboga usanga ziryoshye kurusha izi. Okay. Murakoze. Nzaza ngewe ni twiza sana. wari umusobanuza kuvana karasike wabonye ikintu kiva muri Nyaruguru. Iyi kurere iva muri Nyaruguru. Muri Nyaruguru ushobora kubona ahandi hantu nk'inahanga wabona itaka risa gutya ariko mu by'ukuri ntabwo ari iri taka riva muri Nyaruguru. Honye nkora oda nkarikurayo harizana ibyo dukoresha decoration uruze kubyo kubintu dukora no kuba cyo kirango cyacu ushobora kubona n'ibindi bintu bikoze ariko bifite utubara tumeze kure ko tudasakuriye twe turikora muri Nyaruguru. Ni ukuvuga ngo ibi bintu ubona gutya tubyotsa mu ifuru. Ntabwo wakoresha icyokezo gisanzwe ngo bize bisa gutya kuko tubyotsa kuri hagati y'amasaha n'5 kandi tukaregera tugakoresha temperature tugashyiraho ikigero tuza gukoresha ducanye. Utu tuntu ni umutuntu se mukoresha umuntu yakoresha mu buzima busanzwe cyangwa harimo n'umuteguro? Habamo nk'umuteguro. Ni ukuvuga ngo wenda ntabwo twazanye amavaze cyangwa ibiki ariko utu ushobora gushyiramo buje hano, ushobora gushyiramo umucanga hano ugashyiramo buje ugategura. Utu ngutu abantu benshi bakunda kudukoresha mu mabiro abanywa itabi cyangwa se no mu cyumba cyawe ushobora kugategura ushyiramo nk'ibiceri hano by'amafaranga.
ingiyi ishobora kuba isahane. Okay. Iki ngiki ushobora kugitekamo cyangwa se ukaba wacyaruriramo kuko nta ngaruka kigira. Ntabwo bimeneka ubusa. Birameneka kuko ni ibumba ariko iyo ugikoresheje neza ntabwo kimeneka, kiraramba. Okay. Sami asubwo tuzaza kureba ejo. Ubundi ni iki twaje kureba muri Nyanza? Twaje kureba umuco wo kumurika inyambo umaze imyaka myinshi utaba kubera wacitse igihe kinini bitewe na leta zo hambere zahejaga inka. Hari igihe baciye inyambo ariko kandi ariho cyari ikimenyetso cy'ubukungu bw'Abanyarwanda n'ubwiza n'ibyo byose. So ubu ngubu twaje kureba uburyo uwo muco bongeye, niba navuga kuzurwa. Kuzurwa. Kuzahurwa. Oya, ntabwo ari ukuza. No kuzura. Wari warapfuye? Warazimye? Okay. Kubyutsa. None se ubundi ni iki uzi ku nyambo? Okay, inyambo bavuga ko Abanyarwanda baziremeraga, atari ukuvuga ko bafataga ibice bitandukanye bakazishyira hamwe, ariko bahuzaga inka zigiye zitandukanye kugira ngo nyine hazavemo inyambo iriya tubona nyine y'ubwiza. Okay. Ariko none se hari ikintu abantu bajya bibaza ngo kuriya n'imbyino gakondo zacu hari ukuntu ngo bihura n'inyambo n'ubundi imbyino gakondo inyinshi, imbyino nyarwanda zose inyinshi muri zo ni izishaka kwerekana inka n'amahembe yazo iyo bateze amaboko cyangwa uko bagenda, biba bishaka nyine kugaragaza ubwiza bw'inka. Inyinshi muri zo n'indirimbo baririmba nyine urabyumva, kunda inka harya izindi ni nyinshi. Okay. Ntukabeshye. Yewe cyangwa uyu muhungu ni umunyabinyoma, mujye mumwizera.